mutipa wawe niba yakoraga umunota umwe agiye kujya kuri iminota 30 cyangwa se anayirenze niba yarafite akantu karesha gusa ukuboko kwanyura kukubona niko giye kuraga byose bifashijwemo n'iyi manufacturity yo muri Humble Kingdom ikintu ifasha ituma umuhungu atinda kurangiza mana we kandi abasore hafi ya bose b'Kigali bafite icyo kibazo niba muzakora Minisiteri y'Ubuzima ibintu igomba kubyinjiramo kuko iyi ni imiti yangiza ubwo abagore bifuza ko umugabo agomba kuba afite igitsina nuko ari bo bagishaka kamere y'umugabo dukeneye uruntu runini nimba ivuga gutya abana mu begeze kure abo ngo ntabwo wakwitwa umugabo ngo ira gahunda yakunaniye bene nk'abo baba baragutse nibo batanyurwa ubwo wowe rero kwirirwa ujya kwiyahura ufata bene iyi miti yakugira ingaruka no mu buzima bwawe bwose usigaje wabyihorera uwo ngo watanyurwa mu byukuri ukamurikira uko ameze tsina nta hantu uzigira wongera igitsina cyawe ku buryo kizagera ku ngano y'uko uwo mugore cyangwa se uwo musheri wawe uzamwemeza azanyurwa no uko barushaho kwaguka rero muri wenda mu bijyanye na gahunda niko banifuza abantu bafite ingegina umuntu wari wese ushatse gushinga business ayishinga ku bijyanye no kuvuga ngo ndafasha abagabo gutera akabariro ndagira ngo RBC nyisabe ngo niyi ngiyi niyihagarike kuko nabwo iyi ngiyi ije gufasha abagabo mu byukuri ahubwo ije kugira abagabo ba boyoma muri mind umwumbati aragira yumva akeneye nk'iki nk'umuhini w'isekuru kuko wa mwumbati wawe urageraho nyine we akomeza ni elastic ageza ryari uzakoresha imiti ngana iki kugira ngo uzageze kuri ya size azakubwira ngo iyi size ni sawa cyangwa se handi naho uzajya uvuga ati aha ho wenda da naho bakavuga ati turagutera amacumu turakwica turakuvunira umuheto hatazaba hafite abagabo batekereza igihugu mu buryo bukomeye mu buryo buhamye kubera ko ibitekerezo byabo bizaba byaragize gute bizaba byaratokowe cyangwa se byarabaye bigufi yamwanga kumva ntabwo yatinze kubona utawenya. Yes, this is KYTV show simply Komayombi izana ryanjye nitwa Benjamin nk'ibisanzwe murabizi mba mafite amakuru agiye atandukanye y'ibyo tuba turi buvuge ariko niba ari intwaro ya mbere ikomeye muri iyi si ya none magenga ya ni intwaro y'igitsina gore ushatse kuba wenda wasimbuza intwaro ikomeye udasimbuje intwaro zikomeye bamwe hariye bizera bagira bati intwaro zikomeye ni imbunda cyangwa se ni ibitwaro byashyira imuzi ariko intwaro irenze zindi zose mu byukuri ni igitsina gore ushobora guhita uvuga ati igitsina gore gute igitsina gore impamvu ari intwaro zikomeye kurusha n'izindi zose no kubera ko mu byukuri ushatse kurimbura imbaga nyamwinshi y'abantu kandi ukabarimbura mu gihe gitoya cyangwa mu gihe gishoboka nubwo yaba ari igihe kirekire wakoresha umugore. Reka nkwereke impamvu mvuga ibi ngibi kandi mu byukuri murasanga bimwe na bimwe mubizi kandi binabaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyambere kiriho ni kuba ubona hakwirakwizwa ibijyanye no kuvuga ngo imiti yongera akanyabugabo, imiti yongera igitsina, imiti yongera ubushake ndetse no kumara umwanya munini urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo miti rero mu kuyamamaza mu byukuri babikora bagira ngo mu byukuri ntabwo babikora kwishima k'umugabo no. Ubyumva gutyo cyangwa ariko wari ubizi mu byukuri umenye ko wayobye ntabwo babikora mu kwishima kwawe no, ahubwo bikorerwa kwishima kw'abagore. Ari nayo mpamvu uzabona imbaga nyamwinshi mu bantu bifuza ko umugabo yakongera igitsina yamara igihe kinini mu mibonano mpuzabitsina uzasanga ari abagore. Kubera iki? Reka manze nkumvisha wenda aba bari kwamamaza ibi ngibi ariko nanone n'ubutumwa ndibuze kuba ntanga byibuze kuri Minisiteri y'Ubuzima. Manze mwumve n'ubu ngubu mutipa wawe niba yakoraga umunota umwe agiye kujya kuri iminota 30 cyangwa se anayirenze niba yarafite akantu karesha gusa ukuboko kwanyura kukubona niko giye kuraga byose bifashijwemo n'iyi manufacturity yo muri Humble Kingdom ikintu ifasha ituma umuhungu atinda kurangiza mana we kandi abasore hafi ya bose b'Kigali bafite icyo kibazo niba muzakora n'umusheri wawe kamugurije no kamushyire mu ibanga cyangwa nawe umuhungu babara n'umugabo wubatse bakandura gakeneye kugira ngo mu gikorwa uzaje witwa umugabo ubashe kugira n'ibindi 60 ubinywa wenda atarakomeza mwumvise ibyo bagiye bavuga ni ati niba ushaka kugira igitsina kinini ushobora gukoresha iyi miti ariko mu byukuri reka tumanze turebe ari nabyo nsaba Minisiteri y'Ubuzima ngira nti
Minisiteri y'Ubuzima iyi miti nk'iyi ngiyi yemewe gute? Mu by'ukuri Minisiteri y'Ubuzima ibintu igomba kubyinjiramo kuko iyi ni imiti yangiza. Ndahita mperaho nanasubiza kimwe nababwiraga cy'uko igitsina gore ari intwaro zikomeye za kirimbuzi kurusha n'izindi zose abantu bazi ko arizo za kirimbuzi. Nuko igitsina gore ibi ngibi baba bakubwira ngo ongera igitsina cyawe kibe kinini, wongere ubushake, wongere amasaha umara utera akabariro. Mu by'ukuri babikora kubera ko ari bo babikeneye, ntabwo kamere y'umugabo dukeneye uruntu runini. Nimba ivuga gutya abana mubegeze kure, ntabwo abagabo bakeneye ibintu binini, ntabwo bakeneye kubamara umwanya munini bakora imibonano mpuzabitsina, no. Ahubwo umugabo nyamugabo, umugabo muzima afite igihe runaka amara mu mibonano mpuzabitsina, afite igitsina cye uko yaremanywe nacyo Imana yakimuhaye. Iyo rero bigeze ubwo abagore bifuza ko umugabo agomba kuba afite igitsina, nuko ari bo bagishaka. Nibo bashaka ibyo bintu binini, kubera ko wenda ni mu misusire yabo, mu miterere yabo bo uko bamara igihe kinini bagenda barushaho kwaguka. Uko barushaho kwaguka rero muri wenda mu bijyanye na gahunda niko banifuza bantu bafite ingigina. Umuntu rero yakwifuza umuntu ufite ingigina, urumva no kumara icyo gihe cyose mu by'ukuri bikorerwa kubera ko bashaka ngo umugabo ari bo yemeza cyangwa se ashimisha. Kuba umugabo yagira igitsina kinini, ndizera nta muntu w'umugabo wavuga ngo ndabyishimiye uya, kubera ko iyo nta muntu umubwiye ngo wakoze cyangwa se n'ubwo yaba afite ikingana gute, ariko byageze ubwo uwo akoreye gahunda amubwira ati ntaho wangeze, n'ubwo yaba afite ingigina yumva nta kintu imumariye. Ahubwo mu bushobozi bwawe ufite cyangwa buke bwawe ufite, iyo ukoranye n'umuntu unyurwa, aranyurwa akanishimira uko ibintu byanyu byagenze ku ngano yawe uko ungana. Ariko bano bakubwira ngo ongera, ibi nibyo mbwira ngo RBC cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ibi bintu bikurikirane, kuko ndizereye imiti mu Rwanda itemewe, ntabwo yaba yemewe. Ahubwo baze kubireba niba inemewe, ariko barebe rwose imiti, kubera ko iragenda yangiza abagabo. Mu minsi iri imbere turasanga dufite abagabo bagowe no gutekereza, kubera ko iyi miti ndizera ntashidikanya ko yaba ifite side effect cyangwa se izindi ngaruka ziza, kubera ko akenshi iyo abantu bagiye bafatira ibiyobyabwenge cyangwa se imiti bene iyi ngiyi tutazi inkomoko yayo, tutazi uko bimeze, gusa tukumva ko hari icyo ishobora gufasha umuntu cyangwa se ishobora kongera umuntu, nk'uko babivuga ngo iby'igitsina n'iki, igira ingaruka mu mitekerereze y'umuntu, kuko icyo gihe umuntu aba akora uko ataremwe, aba yarafashe ibiyobyabwenge agakora uko ataremwe. Iriya ntabwo ari siporo wenda mumubwiye ngo akore, kuko iyo aba ari mu buryo bwa siporo twari kubyemera tukavuga tuti hari siporo umuntu akora runaka wenda zikaba zagira icyo zongera ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'igitsina cye. Ariko iyo bigeze ubwo bakubwira ngo nkwibi igitsina cyawe kiraba gutya, abagabo rero kenshi twebwe aho ngaho niho twazirikiwe tuhabera imbohe, kubera ko muri iki gihe n'uruganda rwose ruje, n'uwo ari we wese ushatse gushinga business ayishinga ku bijyanye no kuvuga ngo ndafasha abagabo gutera akabariro, cyangwa se ndabarangira imiti bafasha kugira ute kuba batera akabariro neza, cyangwa se no kuba bamara umwanya munini. Ibi rero nibyo mvuga ni RBC byinjiremo, kuko ntago RBC yajya guhagarika kadesti, igiye guhagarika relief, igiye guhagarika n'indi miti ifasha. Iriya miti yose ituruka mu Bahinde twanywaga tugakira, kuko nka kadesti ni imiti yadufashaga kuba wayinywa mu gihe urwaye inkorora, nubwo yaba imeze ute ugasanga kadesti iragufashije. Ariko kuba RBC yarafashe umwanzuro kuba yayihagarika na za relief ndetse n'indi miti muri rusange, bavuga ko ngo ifite ibibazo, ngo igize ute, kandi yaratuvuraga. Mu by'ukuri nta nuwaza ngo atere ibuye ngo avuga ngo ngiye nanyweye kadeste cyangwa relief cyangwa n'indi ingiraho ingaruka, ariko RBC kayihagarika. Ndagira ngo RBC nyisabe ngo n'iyi ngiyi niyihagarike, kuko ntabwo iyi ngiyi ije gufasha abagabo mu by'ukuri, ahubwo ije kugira abagabo ba boyoma muri mind, ije kwica abagabo mu mitekerereze yabo. Yego imitekerereze yabo izaba ihari ariko idahamye, kubera ko uwanyweye imiti yivuga ngo niyo kumwongera akanyabugabo cyangwa se kongera igitsina cye, kongera umwanya amaraso n'ibindi, bizavamo iza ndwara z'umutima, havemo indwara z'ubwonko. Usanga umuntu yangiritse ku buryo ahazaza ho igihugu hatazaba hafite abagabo batekereza igihugu mu buryo bukomeye, mu buryo buhamye, kubera ko ibitekerezo byabo bizaba byaragize gute, bizaba byaratokowe cyangwa se byarabaye bigufi.
niyo mpamvu mvuga nti abagore bari mu bantu ba mbere b'intwaro zikomeye za kirimbuzi kurusha abandi bose. Murabona ko kubera ko nyine umuntu wese watekereje kuba yarimbura abagabo abatega abagore. Mwumvise inkuru y'ubushize umugabo witwa Elichenko ni ikihebe mpuzamahanga cyane cyabaga muri ibi bihugu yacuruzaga urumogi muri ibi bihugu nyine byo muri hafi mu majyepfo ya Amerika. Ariko bari baramubuze kugira nkumvishe imbaraga z'umugore, bari baramubuze kuko ni ikihebe mpuzamahanga cyacuruzaga urumogi kikarutunganya ndetse kikaba cyarugeze ku masoko ya kure no muri Amerika, bityo yari most wanted. Ariko ibaze ko ibyo bihugu byombi yaba igihugu cye ni na Amerika bari baramubuze kugeza ubwo igihugu gisabye Amerika ati mudukorere ubutasi bushoboka. Ariko none ibaze kuba wabura umuntu ari mu gihugu cyawe warangiza ugasaba ikindi gihugu mpuzamahanga cyangwa se igihugu cyo hanze ati mutate mu gihugu cyacu, uyu muntu twaramubuze, hanyuma mugire mute nimumubona muzamudushikirize. Kugira ngo rero Elichenko afatwe byatewe n'umugore. Yari yarabuze, nawe bibaze abantu bari barabuze uwo mugabo, ariko bamutega umugore agahita afatwa ndetse agahita nicwa mu gihe gitoya cyane. Nibyo nkubwira ngo intwaro zikomeye ntabwo ari ibi bunda tubona, ntabwo mu by'ukuri ari izi ntwaro kirimbuzi twumva hirya no hino, ahubwo intwaro ikomeye cyane yamirimbura isi mu gihe gitoya ni umugore. Aba bagore rero igituma ubona mu by'ukuri bifuza kuba bagira abagabo bafite imisusire, ibitsina binini, bamara igihe batera akabariro nyine ngo bakagira, ni ukubera ko umugore muri kamere ye ntabwo anyurwa. Iyo bigeze kwa iriya gahunda umugore unyurwa niba kiya kwijana, ari nayo mpamvu bivugwa ngo ni nabo umugabo wese ahora aharanira kuvuga ngo ngiye gushaka ikintu cyamfasha kugira ngo njye nemeza umugore cyangwa se mukorere gahunda neza. Nyine mwajye mwumva ko mu tuvideo bavuga ko rwose ngo nta mugabo ngo ntabwo wakwitwa umugabo ngo iriya gahunda yakunaniye. Ibyo abagore barakura bishyira, ariko nta bundi buryo babyikorera usibye kuba bagira ute, ni nko gufata umugabo bakamuroga, bakuroga nyine. Urumva niba ari umukobwa cyangwa umugabo nako umugore yakuroze bene ibi biti akabiguhereza, umutima wawe ugakora uko utarusanzwe ukora, umubiri wawe ugakora uko utarusanzwe ukora, byanga bikunda niyo ugize ikibazo umutima ukaba wahagarara, ushobora guhura n'ibibazo byo kuba wahaburira ubuzima hejuru y'uko uri kunywa imiti kandi rwose ntabwo wayigenewe mu by'ukuri. Ariko umugore arayikuzaniye kubera ko we mbese akeneye ikintu kimushimisha, nyine akeneye ikintu kimumara ipfa. Ariko umugabo ntabwo akenera izindi mbaraga nyinshi zidasanzwe kugira ngo agere ku ndondoro, ahubwo mu bushobozi Imana yamuremanye kamere normal arishima kandi akageza ku munota wo kwishima nyine, kuko ntibiba bimusaba imbaraga nyinshi, ntibimusaba amasaha menshi. Ibyo igituma abagore bagira nuko ari bo baba bakeneye kwishima. Rero bagabo ntihagire umugore ujya ukoshya cyangwa se ngo wumve nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo imiti yongera akanyabugabo, ngo imiti ngo ituma umara umwanya munini utera akabariro, ngo umuti ngo ugufasha ngo mbese nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ubyishore mujye gutanga amafaranga yawe ngo ugiye kubigura. Ni haba hari babagore banyamunyurwa bagoye cyangwa se babakobwa bari banyamunyurwa bagoye baragutse, aba bene nk'abo baba baragutse nibo batanyurwa. Ubwo wowe rero kwirirwa ujya kwiyahura ufata bene iyi miti yakugiraho ingaruka no mu buzima bwawe bwose usigaje, wabyihorera uwo ngo watanyurwa mu by'ukuri ukamurekera uko ameze, kubera ko gahunda yawe yo kuvuga ngo mwemeze uko uharanira kuvuga ngo mwemeze no guharanira kunywa bene iyi miti ngo ikongerera igitsina, nta hantu uzigera wongera igitsina cyawe ku buryo kizagera ku ngano y'uko uwo mugore cyangwa se uwo musheri wawe uzamwemeza azanyurwa. No, ibyo bintu ujya utekereza kabiri n'ujya gukora bene ibyo, kubera ko bene nk'aba ngaba arakubwira ngo wewe nywa imiti. Nibyo koko wenda wari ufite mu ndesho wenda uko wanganaga byari biringaniye, watangiye wenda niba waramuzanye ari n'isugi, watangiye gahunda uyikora akumva arishimye, ariko bitewe n'indesho bigiraho yumva nta hantu uri kumugeza, agusaba kuba wakoresha imiti. Iyo miti urayikoresheje, hanyuma nawe wenda indi ngano bari bakongereyeho mo gakeya muri size nayo amaze kuyimenyera, arongera aragutse, hanyuma yo kuhaguka arongera gusabye ngo ukoreshe indi miti. Utekereze neza, ni wongeramo indi miti ukongera wenda ukabugiza umwumbati aragira yumva akeneye nk'umuhini w'isekuru, kuko wa mwumbati wawe urageraho nyine we akomeza ni
ni elastic akomeza yelasting mbese akweduka. None uzageza ryari, uzakoresha imiti ngana iki kugira ngo uzageze kuri ya size azakubwira ngo iyi size ni sawa, cyangwa se handi nawe uzajya uvuga ati aha ho wenda da naho, kubera ko igihe cyose uko uzabigenza kose n'ubundi azahora akeneye undi muntu kurenzeho. Keretse wa wundi nyine uba ari uw'umutima akanyurwa n'ibyo yabonye, akanyurwa nabyo, iyo ananyuruzwe nabyo biramufasha no kwishima, ntibigusabe kuba wakoresha izindi mbaraga z'umurengera mu by'ukuri, ahubwo ibintu bikarushaho kuba byagenda neza. Ibi ndabivugira impamvu yuko ibi bintu byateye hasi hejuru, niyo mpamvu nsaba ubuyobozi bw'u Rwanda mu birebe ibi bintu ni ibyo kwangiza igitsina gabo muri rusange, kubera ko abagabo benshi mwabyumvishe ko wenda hari abatabyumvise akavideo uyu mukobwa avuga ati mu by'ukuri muri iyi Kigali abasore bose, ntumbaze uko yabasuzumye, avuga ko abasore bose bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, bafite ikibazo cy'ibitsina byabo bigufi bito. Kubivuga gutyo ni ukubera ko ari wo mutego abantu benshi basigaye bagwamo, cyane igitsina gabo, bavuga bati koko ntawo wabona tudashoboye. Rero abagabo benshi muri iki gihe, igitsina gabo benshi barishora muri iyi miti, barishora muri ibi byatsi, bavuga bati mu by'ukuri kugira ngo twemeze babakobwa cyangwa se babasheri bacu cyangwa se babadamu bacu, bikarangira nta yindi mitekerereze abagabo bafite. Kuko niba ari ikintu kiri kwica abagabo muri iyi minsi kirusha n'ibindi byose bishobora kubangiza, ni ikijyanye n'imibonano mpuzabitsina buri kanya, buri minota, cyane banyweye ibiyobyabwenge birimo iyi miti. Nta shidikanya ko ari ibiyobyabwenge cyangwa se ari ya drugs zishobora kugira effect ku mubiri w'umuntu. Hakabamo n'ibijyanye n'indege cyangwa se akadege bijyanye n'insimbi. Ndabizi neza ko hari bamwe bagiye guhitabaza bakavuga ati turagutera amacumu, turakwica, turakuvunira umuheto. Ndabizi neza ntabwo habura bene nk'abo baba bavuga bati twebwe iyo miti ahubwo muturangira aho iri. Ndabizi neza hari wandi ubuza wamugira inama ahubwo akavuga ati ahubwo wowe akahita mbonamo ikibazo. Ndabizi hari bamwe rwose n'ubu basheze bavuga bati turajyayo rwose ahubwo hasi hejuru. Yamwanga kumva, ntabwo yatinze kubona utawenya. Ninjye ubikubwiye, utawenya. Ibi nicyo kibazo cyugarije abagabo cyane muri iki gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niho mvuga, kubera ko abagabo bageze kuri level yuko mbese nyine n'imitekerereze yabo iraciriritse, iri hasi cyane kubera iki gukoresha iyi miti. Biragoye cyane rero, niyo mpamvu usaba guverinoma y'u Rwanda n'ababishinzwe cyane Minisiteri y'Ubuzima bakurikirana ibijyanye n'iyi miti, ndetse n'abamamaza bene ibi ngibi byo kuvuga ngo abagabo ngo bongerwa akanyabugabo, ngo bakongererwa ibitsina, ngo izo serivisi abagore nibo bagenda bazizana, ndetse bikanarangira bitumye abagabo bishora mu ngeso zitari zikwiye zo gushaka iyo miti no kugira ngo bemeze abo badamu cyangwa se abasheri babo. Ibi ndabivuga mbabaye, nayo mpamvu mbivuga nti ababishinzwe mu bikurikirana ibijyanye n'iyi miti. Iyi miti abo bantu bamamaza ngo gufasha abagabo, mu minsi iri imbere muraza kugira abagabo bameze nk'ibiporoporo, ku buryo uzajya ubona umugabo rwose imitekerereze ye ari ntayo. Babagabo kubera gukoresha no kunywa iyo miti, hahandi mu myaka 30-40 azajya ajya kwicara akamanza agafatiriza donc umugongo waragudutse, kubera ko yakoresheje nyine amara umwanya munini akora imibonano mpuzabitsina. Kandi burya imibonano mpuzabitsina yego ni myiza ku mubiri, ariko nanone yibaye too much biragiraho umubiri ugacika imbaraga, kanangira umuntu asaza imburagihe nyine. Yagenda kumva nta mbaraga afite mu kwicara agasuzumira, cyangwa mu guterura ikintu agasuzumira, ugasanga nta bundi bushobozi mu by'ukuri afite. Kubera iki? Kubera gukoresha iyi miti ngo y'akanyabugabo n'ibiki, bikarangira bigize ubuzima bwe imbata yo muri ibyo byonyine, nta kindi kizima yakwitekereza cyangwa se yakora. Ndabakunda cyane, iyi ni KY TV show Simple Koma yombi, izina ryanjye nitwa Gasigwa Benjamin. Ndabakunda cyane, wakora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo muri nta kibazo, ugadusangiza ibitekerezo. Mbese wowe muri gahunda nyine yo kongera ibitsina, urumva wowe bishyigikiye cyangwa urimo neza? Niba urimo neza rero iyi miti ngo niwe bayirangiye, ariko ndakubwiza ukuri ngo ni ibintu bishobora kukugiraho ingaruka. Ushatse wabyihorera, kuko niba uri normal ukabukora mu buryo bwawe Imana yakuremanye, wishaka kujya kwemeza, kuko cyane umugore ntabwo uzigira umwemeza wowe agatsinda. Kandi aho shuguri ziri ni kuvuga ngo nemeze, uzemeza ndi wowe? Wamwemeza uyu munsi, ariko ejo aba yabaye elastic, yakweduse, yagutse, nejo uzongera wemeze se?
uzakomeza urohamo ibi binini bizageraho no guhumeka ujye wihumekera bino binini gusa, nunihumuriza ku mubiri wawe kubera kunywa byinshi wumva uranuka ibinini ahantu hose. None se uzanywa bigeze ryari ko numva ushaka kugira ngo ureme akaguru ka gatatu utagira? Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze ibazigame, ibahe icyo kurya n'icyo kwambara, kuba n'umutekano, burya n'ibindi byose byaza byaziraho nyuma, ariko icyambere cyabanje ari icyo ngicyo. Ndabakunda rero, wakora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo, ukadusharingira, ukaduha ibitekerezo muri comment, ukalikinga, ugasharinga, byose turabyemera kandi turabashimira kuri mwe muba mwagiye mubikora mudahwema no kubikora. Ndabakunda cyane rero, ushatse kudusangiza ubutumwa, yaba amakuru cyangwa se ubutumwa video, amasho iyo ari yo yose, audio, wanyura ku mbuga zacu zigiye zitandukanye ku Mayom TV, ukaba wadusharinga ayo makuru, ndetse na nimero ngiye kuyishiraho kubera ko abantu benshi bari kumbwira bati nta nimero ufite, n'ubonye amakuru nyine ubundi byoroha kuri WhatsApp, umuntu ahita byandika vuba vuba akagusangiza amashusho. Nibyo koko nanjye ibi bintu nabitekerejeho, niyo mpamvu muri iyi minsi ngiye gushaka nimero tuzajya dukoresha, bityo mukadusangiza ibitekerezo byanyu, ndetse ibitekerezo byanyu tukajya tunyuzamo tukabisomera ababa baduteze amatwi n'ababa badukurikiye hano kuri Mayom TV. Izina ryanjye nditwa Benjamin Gasigwa, ni nayo mazina yanjye nyakuri. Ndabakunda rero kandi dukomezanye, mudusharingire, wowe mudusangize ibitekerezo mushingiye kuri iyo ngingo twavuzeho. Ese mwebwe ibi murabishigikiye? Ndabakunda rero, ciao ciao, Imana ikomeze ibazigame.